byose tugushimiye uburyo wabanye natwe mu ngendo tuza ahantu, tugushimiye ko kugeza uyu mwanya nta gikuba cyacitse, izina ryawe rihabwa icyubahiro, nta nkuru mbi iri kumvikana mu miryango yacu, twishyize mu maboko ya Mwami Imana ishobora byose. Aya mashimwe ukomeze yarimo mu kanwa kacu. Tugeze muri uyu mwanya Mwami, uyu mwanya turawusengeye, gahunda zose zigiye kubera aha hantu byo gufasha umubiri no gufasha ubugingo, byose biyoborwe n'Imana kuva dutangiye kugeza dusoje, iyi gahunda iyoborwe nayo kuri Imana mu izina rya Yesu, amen. Tuburire hano none iwacu kuko iwacu ni hagati, niyo tugiye kubakira aha ngaha tugiye cyo gufata bitewe wumva wisanzwe. Urukundo twigishe gukundana neza rwose, duhabwe ibyo kurya byera twegere n'uruhimbi rwawe. Byari byacu ikimenyetso cy'uko turi umuryango umwe, ubwoko bumwe bw'abana b'Imana ize neza rwose. Birashoboka ko hari abari kutwumva turirimba bakibaza icyabaye, nta kindi cyabaye nuko duteraniye hano kandi turi ubwoko bwubaha Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu dusengera abatarakumenya ngo bakumenye, abakiri mu byaha bahinduke, abasinzi bihane, abasambanyi babireke, abajura bihane mu izina rya Yesu. Dufashe miri byose byishyirije kurwanya izina ryawe, Imana ishobora byose. Turi hano ku mpamvu z'ubukwe. Ubukwe ni processes, intambwe zose zagiye ziterwa kugeza uyu munsi wo gutera igitume. Turazigushimiye Mwami, tugushimiye uburyo uyu munsi wadusohojemo, tugushimiye imirimo yawe itangaje, tugushimiye kuba abanye natwe n'ubu kandi kuba abanye natwe, tugushyize mu maboko ibiri imbere Mwami. Uzahaboneke, uzahabe Mwami, mu ngendo zigiye gukorwa n'izizakorwa, uzakomeze kwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo. Imihanda turayihumanuye, imihanda turayihumanuye mu izina rya Yesu Kristo. Marayika murinzi wowe udufite inkota iteye mu gihombi atugenda imbere mu izina rya Yesu Kristo. Mana uganze, Mana uyobore imitima yacu, yiyoborere uri Mana twiringiye. Gahunda z'ubukwe turi gupanga umunsi nyirizina urabuzi, natwe turamubizi, tushyize mu maboko yawe Mwami Imana. Uzawusohoza turi bazima, ibiri kubura n'ibyo tugambira gushaka niwe tubikesha, niwe tubisabye tukabura kugenza. Haleluya. Mwami, ubukwe bwacu buzabe ubukwe bw'ivugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Hazumvikana izina ry'Uwiteka, hazumvikana ivugabutumwa, bahinduke kandi bahindure imigendere. Uno munsi mwiza kandi uwo mwiza bagutegereje, ko tugiye gutandukana ugendere n'abagiye, abagiye kure n'abagiye gusigara. Ubarinde Mwami, imbabazi n'imbaraga z'Imana zitwomeho. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Rose uranezeza kandi burahesha data icyubahiro. Ubukwe ni bwiza rwose buranezeza kandi burahesha.
usenge mu kazi wawe ahagarara nawe umukabera myinshi yumvikana mu nzu yawe kuko byagenze ku ngoma y'ubuhanuziya uturere kimwe cyari cyuzuye iyo nzu uturere cyari cyuzuye urusengero abantu baba mu bwiza bwawe abanyabyaha bihane abantu bahindukira izina ryawe bagushije kuri musikari kugeza ku izina rya Yesu. Amen. Amarero mwese wamaze kubaheza ikaze kuri uyu munsi wiza w'ibirori by'abana bacu. Teranijwe n'abantu babiri nibo batumye n'abatumye duterana mu rugo bakagira ngo bari ijuru waguke batumye mwese mutekereza cyane kandi mwanihanganye Imana ibaha umugisha cyane. Rero turagira ngo tubakire duhagaze twese biranditse ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose. Ndagira ngo turaza kuvuga gatatu murakaze neza abageni bacu Imana ibaha umugisha hamwe natwe turabakunda kuko abanyarwanda muzamuvuga rimwe kabiri gatatu rakaza neza abageni bacu Imana ibaha umugisha amen. Wicarire muri abatwara none rero ndagira ngo base uhagarariye umuryango wa Habimana Prudence ko ibisabwa ko byuzuye byose bizabizana ubumwe bikazana ubucuti bukazana umudeli. Ndagira ngo ari ijuru abitubwire uruhande rwabo uhagarariye wifurira ariko uyobora wareze umuregwa ko mwemeye ko tubasezerana tukabakorera imihango yo kubasomera ijambo ry'Imana no kubahuza uyu mwanya bari babiri abumwe mubyerekanije ibiganza byabo. Sawa usome muri Bibiliya igitabo cy'Itangiriro ibice byaho bibiri n'umurongo waho wa 18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye. Kuri 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu umuticura arasinzira mukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore mushira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Twiruke dusome Abefeso ibice 5 umurongo waho wa 20 yanditse kugira ngo bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we kuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari byo mubiri we ni nawe mukiza wawe. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akamwitanga. Tubuze bibiri usomye enda batazi na Bibiliya batazabana isoma bavuze ngo tureme umuntu ase natwe ase n'ishusho yawe. Iki gitabo rero nicyo gitabo cya mbere kivuga umuryango. Bibiliya itavuga ngo bagina si byiza ko yoba wenyine, ni
niyo nkombo yo kubaka urugo famille icyo bita umuryango ni ibitekerezo bibakuba basuzuka utaha iko shahuriyaho n'imana yakeho ubutakuba Adamu ntabwo yazaganezerwa muri Edeni kandi ahantu byose harimo ibiti byera imbuto amatunda Adamu yazaga imbuto kandi muri uwo murima ngo habagamo imigende ine y'uruzi bazaga ruresiwe izo mbuto ariko rero nta munezero yagira naha dusanze urugo naha dusanze famille ni igikomoka kuba Muruka mababa Biblia yabaje ngo si byiza ko yoba wenyine reka tumureke umufashe kandi ibisimba byarumureke cyo gihe ntabwo byamuka Satani ingizi zamuka ariko Imana ntabwo yahaye Adamu ingamba Biblia irabaza Imana ngo ugereza twakubaye Imana yo mwifura Imana yo kavya arabahe usana Adamu arabahe Imana muramusiziriza maze kumusiziriza Imana iregera ireba ahantu ikikiro ahantu umutima yongora mu rubavu Adamu atazi cyane asinzira Imana yamusinzira mu kugomora imaze kugomora Imana ibiri kwisifuka Adamu amaze kubona Adamu aravugisha si Imana yise bakujyamo Adamu bamureze Adamu ntabwo Imana imukuye kuri ibyo bibazo yari yamuze wavuga twigishishana y'indazo ibonyisha Adamu baregera Adamu amaze kwegera
wacu umurerwa Kereniya kubera umugore ushingiranwe mu itorero uzamukunda uzamurinda uzamwihanganira muri byose mwaba mubyara cyangwa mutabyara arwaye cyangwa ari muzima mukize cyangwa muke uzamwitangira muri byose kuko ijambo ry'Imana ibivuga ubyemere cyangwa icyo wumva akubaza reka maze imbere y'Imana torana ishobora byose iz'umutima wawe ndakubaza wowe umurerwa Kereniya kongera kubana n'uyu Fulgence Habimana Fulgence kubereye umugabo ushingiranwe mu itorero uzamukunda uzamurinda uzamwihanganira muri byose mwaba mubyaye cyangwa mutabyaye arwaye cyangwa ari muzima mukize cyangwa muke uzamugandukira muri byose kuko ijambo ry'Imana ibivuga barabyumva nagira ngo wari gusoma iyo ndahiro ukayisomera wewe. Yewe Habimana Fulgence sezeranye imbere y'Imana n'itorero bwayo ko nemeye kubana na umurerwa Kereniya mbere umugore ushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije uko itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kubana umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera ndahamya ko Kristo nizeye ko azabishoboza amen. Imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana na Habimana Fulgence ngo ambere umugabo dushyingiranwe n'ugitere itorero nzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukene cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera ndahamya ko Kristo nizeye azabishobora. naramubonane singize ingwabwe
zisingiye ku mafaranga zisingiye ku moko sinzitari ariko urukundo rw'umwimerere rwakuma kubaka Bibiliya yavuze ngo azasiga na nyina abane n'umugore w'ibaka ntirugira aho gusingire ntawe ubona bimeze tuzi no kutuntu tw'imbere ntiwabona aho batusingiye sasa rero ni ikimenyetso cyerekana ubumwe bwanyu n'urukundo rwanyu uraza gusoma hari hepfo noneho umwami nawe usome afate mu kuboko kw'ibumoso yewe Habimana Fulgence twambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwacu gusezeranya ko weguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Legeza birabarebe bose wameguriye ibyiwe byose murebwa nawe subiza Umurerwa Kireniya mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo rwacu musezeranye ko mweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanywe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Dirahino bafotore tazanye itorero ramo piga miziki Bwana amashi menshi kwa Yesu. Ibiriho byose turagushimiye muri kano kanya Mana no ubwawe watangije famiye ubwo wabonaga Adamu ubona ko bikwiriye ko agira umufasha ngo si byiza ko uyu mugabo akomeza kuba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Mana iri mu ijuru urema Eva umukura mu rubavu rwa Adamu nuko Adamu amaze kumubona aranezerwa amuhimbira igisigo abantu nakana ko mu mara yanjye napfa ku magufa yanjye abantu umugufa kwe mu mugabo Mana igira neza igihe kiragera bemera yuko mwami bahura mwami Mana yacu barakunda gukunda kugira ngo bazabane bubake famille mu izina rya Yesu kuko bakwizeye mwami Yesu Kristo mwami Mana yacu bagira inzira yo gukiranuka iyo mpamvu bari mu nzu y'ibitiro izina ryawe. Haleluya Mana igira neza n'abizera bawe mwami Mana yacu tubasabiye umugisha wo mu buryo bw'umwuka nk'uko ijambo ryawe ribivuga mu izina rya Yesu Kristo mwami Mana yacu tubasabiye umugisha mu muryango batangiye mwami Mana yacu uzabahe kurushaho kuba umwe uzabahe amahoro mu izina rya Yesu abafite mu rugo rwabo bose bazabona amahoro ava ku Mana mu izina rya Yesu tubasabiye umugisha mu mirimo bakora mu izina rya Yesu mwami uzabasukira umugisha tubasabiye umugisha mu mbuto zo mu nda yabo uzabahe kubyara mu nakobwa mu izina rya Yesu Kristo tubasabiye umugisha mwami ikime cyo mu ijuru ntikikababurire mu izina rya Yesu Kristo mwami Mana yacu kugeza ubwo uzaza gutwara itorero ryawe azaba kigukiranukira kandi bashyirwa amahoro yadafite mu mitima yabo urakoze Mana igira neza twirukanye Satani ku mibereho yabo mu izina rya Yesu turwanije imigambi y'umubi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu imitego Satani yatega abarwanya tubayirwanishe mu izina rya Yesu tubashyizeho uburinzi bw'Imana isumba byose mwami Mana yacu kuko bakwizeye kuko bakwakiriye kuko bagukunda. Haleluya mwami Mana yacu kurinda kwawe kube kuri bo urakoze. Mana igira neza mu izina rya Yesu Kristo amen.
yanjye iwayo ububasha mbabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR bamije kuri uyu munsi Habimana Fullan abaye umugabo wa umurerwa Krenia na Krenia abaye umugore wa Habimana Fullan. Ikimana iteranije yanagira umwana w'umuntu uzagitanga bihamije gutyo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ushindi yaba umukobwa n'umuhungu bitwaye neza bata abajite itorero ry'Imana n'Umwuka wera n'imiryango yabo ni nka felicitation y'ito uzabafata neza. Sawa hanyuma rero mugende gusinya